urakoze Giho. nawe ujya wumva ariko ase Giho mpaka nzana amazi ugera kundya inzara reba ukuntu ubungiza ariko se Gihozo wabaye ute kumenaho undi mwana amazi gutya birakungurira nese ubu ntabwo ari kuyafata utarinze kundya inzara uri utari kwihangana basi kuko urya urwara urumva we yabishaka mbabarira nawe basi babarira Gihozo ndebera ibinaba iyo izo comportement ntago zikwiye umumennyeho amazi kuba wayaterekanga akuriye urwara bwo kuki ndebera ukuntu ngize reba ariko se kugiza ate ase Giho ubwo munyamaswa bifite muri bwo ese ko utangiye kumugirira impuhwe no hari ibintu bikorwa n'ibidakorwa se ngoze nibi uyu ni umuntu mubana ntago mwari mumeranye neza mbere ko yabuno burwayi bebe mbabarira niba nawe ufite ibindi byawe Giho ndagusabye uzajya uba umuntu mukuru jya umenya kubana ejo n'ejo bundi waba umeze gutya ninde wakwita ufite umutima nk'uwo basi mbabarira wajya umenya ko kebo kagiye wa mugabo akebo urimo kumugereramo nawe wazakagererwamo Gihozo si ibyo bintu uri kuvuga byose nibyo uri kubibwira ahubwo wowe ko wahindutse ubu ku buryo kuba mfashe kandi inzara ntabwo ubibonye nta nubwo byitayeho urimo kumuburanira ariko sinzara kuriye biri intentional yabishakaga utangiye kumuburanira ndabona ibintu bigaragara n'undi wese bigaragara ko ndi inzara se kutamubwiye ko kabari byo utangiye kubwira nabi please kuba ninjye utangiye kubwira nabi babarira ndagusabye ujye umenya ko uri umuntu wambaye umubiri nanjye jye menya ko nambaye umubiri kundushya genda uzane genda ugiye gutya none rero ndi urumva azabifashwamo nande nta soni Giho isubira ari baye